Recent Talk. Ndagusuhuje cyane kandi nguhaye ikaze uwo wakoze subscribe kuri na YouTube channel yacu. Imana iguha umugisha, Imana ikomeze ibane nawe mu byo ukora byose. Ndagushimiye cyane kuri inshuti yacu nziza, ndetse ngushimiye cyane ko udahwema kuduhozaho umutima ndetse udahwema no kudutekerezaho. Niyo mpamvu mbere yuko ngusobanurira izina ndabanza nkabwira buri muntu wese uri kunyumva, buri muntu wese ufunguye ino video niba atarakanze subscribe, namushishikariza gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru ndetse n'ibiganiro ngenda ngutegurira umunsi ku wundi. Mbanza nkubwira umubyeyi wese cyangwa se umuntu wese muri rusange ufite umwana wifuza ko azamuha impano nziza no kumuha izina ryiza rikamuha izina rimubereye. Ufite izina wifuza kumenya ubusobanuro bwaryo ndetse ukifuza kuba waryita n'umwana wawe ariko uzi ubusobanuro bwaryo ndetse n'imyitwarire y'abantu bafite iri zina, nyandikira muri comment umbwire izina wifuza ko nagusobanurira. Video nzakora ikurikira iyi ngiyi izaba ari izina wadusabye ko twagusobanurira kugira ngo ibintu byose bigende neza cyane. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe izina ry'umukunzi wacu yadusabye ko twamusobanurira. Izina Sherivine ni izina ryiza ndetse rifite inkomoko n'ubusobanuro bwiza cyane mu mico igiye itandukanye. Rishobora kwitwa cyangwa se rishobora guhabwa umwana w'umuhungu cyangwa se rigahabwa umwana w'umukobwa. No kuvuga ngo iri zina Sherivine ni izina abantu babiri bashobora guhuriraho, aho ushobora kuvuga Sherivine na Sherivine byose bikaba bisobanura kimwe. Aribyo ngiye kukubwira mu magambo makeya ngira ngo ukurikirana akantu ku kandi nizere ko wadusabye ko tugusobanurira izina. Nizere ko iyi video ikugezeho umeze neza, uhumeka umwuka w'abazima, umeze neza cyane. Ubusobanuro rero ni inkomoko ndetse y'iri zina Sherivine. Izina Sherivine rifite inkomoko ebyiri iz'ingenzi zizwi cyane cyane mu mateka y'amazina. Inkomoko ya mbere rero ni inkomoko yaho iri zina ryavuye muri Peresi cyangwa se Perusian. Iri jambo rero rikaba ryarakomotse mu rurimi rw'igiperesi ndetse rikaba risobanura ubugingo buhoraho cyangwa se ubugingo ubutazapfa, icyo twakita mu cyongereza ngo external soul cyangwa se icyo bita immortal spirit. Cyangwa se nanone hari aho usanga bavuga ko ari umuntu umeze nk'intare cyangwa se bishatse kuvuga umuntu w'intwari, aho usanga uyu muntu akundwa n'abantu bose muri rusange. Nk'uko nabikubwiye ngo rifite inkomoko ebyiri rero. Inkomoko ya mbere ni muri Paris ndetse inkomoko ya kabiri ni ituruka mu Bafaransa cyangwa se abo bita abasivati cyangwa se Slavique mu Gifaransa. Mu mico rero y'Uburayi bw'iburasirazuba ndetse n'Ubufaransa rihabwa cyangwa se rikaba rishingiye ku muco ndetse no gukunda ibidukikije. Imiterere rero y'abantu bose bitwa iri zina Sherivine niyo ngiye kukubwira ahangaha. Ukurikije rero isesengura ry'amazina, abantu bose bitwa ba Sherivine bakunze kurangwa n'ibi bikurikira cyangwa se n'imiterere ikurikira, icyo twakise ngo personality traits. Ahangaha bakubwira ko burya ngo ari abantu bakunze kugira urugwiro cyane, ni abantu bazi guha ikaze abandi ndetse bafite urugwiro kandi bakaba bakunda gusabana cyane. Umuhanga rero mu gushyikirana, aba ari umuhanga mu gushyikirana. Ni ukuvuga ngo ni wa muntu ukunda, afite tekinike zose zishobora gutuma ahuza n'umuntu kandi ibintu byose bikagenda neza cyane. Ba Sherivine rero bazwiho kuba abahanga mu kuvuga ndetse kumenya kwemeza abandi, kandi bafite amagambo arimo ubwenge, ni amagambo arimo ubushishozi ndetse akaba ari amagambo y'ubwenge. Ikindi rero ngo burya ntabwo bakunze guhangayikishwa n'ubuzima cyangwa ngo batinde ku bintu bibabazana. Uvuga ngo ni abantu baharanira guhora bishimye mu buzima bwabo bwa buri munsi, gukora ibintu byinshi icyarimwe. Bakunda kurangwa n'ishyaka ryo gutangiza imishinga igiye itandukanye icyarimwe kubera ingufu ndetse n'ubushake baba bafite. Imico yabo rero cyangwa se icyo twakita character, ubutwari ndetse n'ubuyobozi, nk'uko ubusobanuro bw'izina ryabo rero bubigaragaza cyangwa se bubyerekana. Nk'uko bavuga ngo ni umuntu umeze nk'intare. Intare ni inyamaswa ifite ubushobozi ndetse igira n'ubutwari cyane. Bafite kamere y'ubuyobozi muri bo, ntibatinya guhangana n'imbogamizi izo arizo zose.
kubera rero kamere yabo itekereza vuba ndetse ikifuza n'umusaruro wa vuba, banyuzamo bakagaragaraho ukwihangana guke cyangwa se gufata ibyemezo bitabanje gutekerezwaho neza, kubera ko nyine bagira kwihangana gukeya kuko bashaka gukora ibintu byose neza kandi bakabikora mu buryo bwihuse cyane. Ikindi rero bo ngo burya ngo mu mibanire yabo ndetse n'inshuti zabo za buri munsi mu miryango bakunze kuba abantu babizerwa kandi bazi gukunda by'ukuri. Niba witwa rero Shervin ndagusuhuje cyane, ndetse niba witwa nawe Shervin ndagushuhuje cyane, ariko niba utarakanze subscribe waba utari inshuti nziza, kubera ko subscribe nicyo kintu cy'ingenzi nishobora kukwifuriza gukora. Niba ufite izina watwandikira iryo zina muri comment wifuza ko twazari gusobanuriraho ubutaha, maze tukakubwira ubusobanuro bw'izina ryawe neza cyane, ukabaho wishimye kandi umeze neza. Kora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu. Imana iguhe umugisha ndetse Imana ikomeze ibane nawe.